hari yerekwa nabonye kandi negekwa kuza kuri Tanganga kw'Indabirambiwe TV. Yego. Nagiye kubona Emi mbona muri aya mezi abiri mbona impfu nyinshi cyane ziratambutse mbona ibitambo byinshi biratanzwe Imana irambwira ngo hari ibitambo bikenewe kuzatangwa muri aya mezi abiri. Yego. Hari abantu bakorera imyuka mibi kandi bakumva batanga igitambo cy'umuntu. Yego. Uwacu dushobora kuba dufite karande kandi kugira ngo iyo karande ikomeze kure cyane basogokuruza bakabategeka ko buri kumwaka ugiye kurangira batanga igitambo. Nagiye kubona mbona ibintu by'ibitambo byinshi biratanzwe mbona abantu benshi baratanzwe mu bakomeye mbona mu bahanuzi benshi baragiye mu bavuga butumwa mbona benshi baragiye mu baririmbyi nkabona benshi baratambutse nkomeza kubona serikei nyinshi zigenda zinsha mu maso. Imana irambwira ngo turusheho gusenga kandi turusheho kuyegera kuko aya mezi aratambuka uwayubashye. Yego. Ntabwo ari amezi yo gukina nimba ukijijwe kizwa nimba upaganye pagana bigaragare nimba ngewe nsenga ninyizwa bimenyekane mumenye ko nyijijwe nimba ni n'umupagani nimba ivemo bimenyekane. Mana yambwiye ngo uwanduye nagumye yandure n'uwera nawe nagumye yere kuko igihe ni iki ngiki. Yego. Igihe ni iki ngiki. Yesu ntabwo azakomeza gukinana n'abantu. Abantu bakabije kumenyera Kristo. Yego. Bahanuzi dukabije kumenyera Yesu. Yego. Ukaza kuri cano wasambanye, ukaza ahangaha wasinze, ukaza ahangaha uvuye mu bapfumu. Bahanuzi tukabwiriza twasinze, bahanuzi mbese dukabije kumenyera Imana. Imana yambwenga ya mezi abiri nta mezi akomeye cyane ku bantu ije guhura n'abantu biyitirira Yesu kandi nawe ubarimo. Yego. Biyitirira Yesu. Abantu bakabije kwiyitira Kristo kandi nawe ubarimo. Yego. Bakamuvuga ku munwa kandi mu mitima yabo na Kristo barimo. Yego. Imana ije guhura namwe. Imana ije guhura namwe. Ngewe nyibyumva nahise numva ngize ubwoba numva natinye mbonye abahanuzi benshi mbonye abapasiteri benshi numva natinye ngira mu ubwoba minda umushitsi mbwira Imana ati nkomeza. Kimara kumva iki kiganiro garuka kuri Yesu. Kimara kumva iki kiganiro ongera uhembuke aho uri ongera uhembuke bwira Yesu ngaho hari impamvu natari gusubizwa muri iyi minsi ni ibyaha byanjye ongera uhembuke. Iyo yerekwa rya mbere nayo nabonye. Hari irindi yerekwa nabonye. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo nkifatira uyu mwanya nkaza ahantu heza by'umwihariko twicariye mu nzu kubashakira abakozi b'Imana abavuga butumwa abahanuzi. Uyu munsi rero twagira amahirwe tugirirwa umugisha n'Imana kuba yemeye kutuzanira umukobwa wacu umuvuga butumwa intumwa y'Imana inshuti y'Imana umwana w'Imana. Nkunda kumwita Adelphine ariko ngiye kumwakira abanza twibwire hanyuma atuganire. Birashoboka kudukurikira mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Niba wifuza kwakira igitangaza cyawe ube maso wizere ibindi urabyibonera. Reka mbanze mwakira twibwire ubundi tuganire. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Meze gute Adelphine? Meze neza ndaho ndashima Imana. Nari mbakumbuye kw'Indabirambiwe TV cyane cyane. Oya nari mbakumbuye ahangaha kw'Indabirambiwe TV. Nari maze iminsi myinshi nahanyura. Nari maheruka muri ya minsi ndimo kwimikwa. Cyagiye mwa. Hari hasize iminsi. Ukwezi. Naherukaga ahangaha ari umukozi w'Imana. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se twinjira mu ijambo ry'Imana ubuhanuzi ivuga butumwa reka mbanze mfata uyu mwanya by'umwihariko nshimira abantu badukurikiye. Mfashe umwanya wo gushimira abantu badukurikiye. Kuba tugize abasubscriber barenga 21,000 ni ukubera inkunga yanyu ikomeye. Ntabwo ari uko dukora ibyiza kurusha abandi ahubwo twagiriwe amahirwe n'Imana irabazana kugira ngo dushigikire kugeza uyu munsi tukaba turi kuzamuka mu ijambo ry'Imana mu murimo w'Imana tukabona ko abakristo bagikunda Imana cyangwa bacyubaha ibintu by'Imana bagihari. Ari nayo mpamvu ngiye kwakira umuntu dukurikiye bwa mbere waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda ukaba wifuje kudushigikira kandi subscribe iyo ni inkunga yawe ikomeye. Niyo mpamvu ngiye kuguhereza iminota 2 ukabanza ukayikanda hanyuma nkagushimira kimwe n'abandi.
Yes, urakoze kuyikanda Imana iguhereze umugisha. Adrifi, uzi impamvu mbashimiye mbikuye ku mutima se. Bibiliya yarambwiye ngo nimwizera musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Rero ngewe nizeye ntashidikanya neza ko subscribe nasabye. Yego, hari abantu bayikanze. Amen. Nubwo atari bose, ariko hari ababikoze. Banatugiriye impuhwe. Nuko kw'Imana dukora ibyiza tuzemerwa ko nidukora ibibi n'abazikanze bazahita bagenda, ariko nta bibi duteganya kuko Imana yamaze kudushyiraho itara ryaka. Imana ihimbazwe. Hanyuma Adrifi, uyu munsi Imana yagutumye iki ku bantu badukurikiye? Hari abanyarwanda, hari abadiaspora benshi badukurikiye uyu munsi bafite amatsiko yo kumva ikintu Imana yagushizemo kugira ngo babashe kumenya neza icyo Imana yashatse kuvuga kuri twebwe uyu munsi. Yego. Urakoze cyane Emi kuba naje uyu munsi mwicara tugakora ikiganiro. Ntabwo naje nikoreye. Waje? Naje nikoreye. Ntabwo wibonye? Nabibonye. Ngiye kumbazaga impfukire irihe? Hari impfukire nazanye. Yego. Mubona yizane nzi neza ko nawe urimo. Naje nikoreye ngaha kuri kamera, hari byinshi nabazaniye abadukurikiye muri mu Rwanda, muri hanze y'igihugu, aba mama, abasore, abapapa, mwese nabazaniye impfukire uyu munsi. Hari yerekwa nabonye kandi negekwa kuza kuri Tanganga kwinda Birambiwe TV. Yego. Nagiye kubona Emi, mbona muri aya mezi abiri. Mbona impfu nyinshi cyane ziratambutse. Mbona ibitambo byinshi biratanzwe. Imana irambwira ngo hari ibitambo bikenewe kuzatangwa muri aya mezi abiri. Yego. Hari abantu bakorera imyuka mibi kandi bakumva batanga igitambo cy'umuntu. Yego. Uwacu dushobora kuba dufite karande kandi kugira ngo iyo karande ikomeze kure cyane basogokuruza bakabategeka ko buri kumwaka ugiye kurangira batanga igitambo. Nagiye kubona mbona ibintu by'ibitambo byinshi biratanzwe, mbona abantu benshi baratanzwe mu bakomeye, mbona mu bahanuzi benshi baragiye, mu bavuga butumwa mbona benshi baragiye, mu baririmbyi nkabona benshi baratambutse. Nkomeza kubona serikei nyinshi zigenda zinsha mu maso. Imana irambwira ngo turusheho gusenga kandi turusheho kuyegera kuko aya mezi aratambuka uwayubashye. Yego. Ntabwo ari amezi yo gukina. Nimba ukijijwe kizwa, nimba upaganye pagana bigaragare, nimba ngewe nsenga ninyizwa bimenyekane, mumenye ko nyijijwe. Nimba ni n'umupagani nimba ivemo bimenyekane. Mana yambwiye ngo uwanduye nagumye yandure, n'uwera nawe nagumye yere, kuko igihe ni iki ngiki. Yego. Igihe ni iki ngiki. Yesu ntabwo azakomeza gukinana n'abantu. Abantu bakabije kumenyera Kristo. Yego. Bahanuzi dukabije kumenyera Yesu. Yego. Ukaza kuri cano wasambanye, ukaza ahangaha wasinze, ukaza ahangaha uvuye mu bapfumu. Bahanuzi tukabwiriza twasinze, bahanuzi mbese dukabije kumenyera Imana. Imana yambwiye ngo aya mezi abiri nta mezi akomeye cyane ku bantu ije guhura n'abantu biyitirira Yesu kandi nawe ubarimo. Yego. Biyitirira Yesu. Abantu bakabije kuyitira Kristo kandi nawe ubarimo. Yego. Bakamuvuga ku munwa kandi mu mitima yabo na Kristo barimo. Yego. Imana ije guhura namwe. Imana ije guhura namwe. Ngewe nyibyumva nahise numva ngize ubwoba, numva natinye. Mbonye abahanuzi benshi, mbonye abapasiteri benshi, numva natinye ngira mu ubwoba mpinda umushitsi. Mbwira Imana ati nkomeza. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nuhagaze yirinda atagwa. Yego. Nimba igihe cyabyo kitaragera Delphine nkabamagaze neza nirinde nagwa. Rero abantu benshi bajya banangaza bumva ko bakene bwabo haruzi ngo fata kawunga, fata imodoka, fata visa, nushaka iby'ubugingo. By'ubugingo biri ngombwa turabikeneye. Yemwe n'ibyo by'umubiri turabikeneye, ariko ijambo ry'Imana ryarambye ngo nidushakashaka Imana, nidushakashake Yesu bigishoboka kabonwa. Ho watandukanye na Yesu mubwiye ngo natandukanye nawe, ngewe mbabarira. Ngewe nari mbivuyemo ndi umuhanuzi mbabarira, nari nangiye gusambana n'umuhanuzi mbabarira, nari nangiye guca umugabo wanjye inyuma Yesu mbabarira, nari nangiye guca umugore wanjye inyuma noneho Yesu mbabarira, ndi umwana nari nangiye kujya kunywa ibiyobyabwenge mbabarira nkugarutseho. Yego.
kimara kumva iki kiganiro Yego. garuka kuri Yesu kimara kumva iki kiganiro Yego. ongera uhembuke Yego. aho uri Hallelujah. ongera uhembuke Mana ishimwe. bwira Yesu ngaho hari impamvu ndimo natari gusubizwa muri iyi minsi ni ibyaha byanjye Yego. ongera uhembuke Yego. ni wamara guhembuka kidutandukanya na Kristo ni ibyaha Yego. tugaruke ryo ni yerekwa rya mbere nayo nabonye hari irindi yerekwa nabonye reka da komama rero ndongera mbona iyerekwa mbona abamama abapapa abasore benshi cyane bari kugenda ariko bikoreye Imana irambwenga abanyamasezerano yego bo yahaye amasezerano bakarindira bagahagarara ku munara nk'ahaba kuki Imana irambwenga izanye ibihembo byabo haleluya Mana himbaza umukobwa yemereye ubukwe kabihagararamo neza Imana yambwenga izanye ubukwe Mana ishimwe. umukobwa yemereye ko izamutabara Imana yambwiye ngo hari ikikoze Mavuta Imana y'Imana. yabwiye ko ikijije uburwayi Izina rya kaguma Yesu. ku munara neza nabivange Imana hari ikikoze Mavuta. Imana yemereye visa Hallelujah. ariko akaguma ku munara akayirindira hari icyo Imana ikoze Mavuta. aho uri zamura kwizera Izina nyuma rya yo Yesu. kwisuzuma ugasanga wagumye ku munara neza ukisuzuma ugasanga ntabwo wabitambitse ukisuzuma ugasanga Imana yakubwiye uko ariko ntiwabivamo ukisuzuma ugasanga Imana yakubwiye visa ntiwajya mu bapfumu zamura kwizera kubihawe mu izina rya Yesu himbazwe mbona abantu benshi barasubijwe mbona abantu benshi baratabawe ariko byabaye nyuma yo kwisuzuma nimba uzi neza ko ubanye n'Imana neza yego zamura kwizera yego nimba uzi ko ibi bihuri gusenga muririmbyi yararirimbye ngo ibihetse ngo witeka Intarura. binyemeza neza katsubiza yego bihuri gusenga Uwiteka muri iyi minsi bikwemeze kagusubiza bihuri gusenga Uwiteka muri iyi minsi Hallelujah. bikwemeze kagutabara Izina rya Yesu. bihuri gusenga Uwiteka muri iyi minsi bikwemeze izina rya naho Yesu abagucinege ntabwo babura abo kukurwanya ntabwo babura bigeragezo ntabwo byabura ariko ibihusenga Uwiteka muri iyi minsi Mavuta. bikwemeze Bigufashwa, Mana. bikwemeze Hallelujah. bikwemeze Hallelujah. Imana igusubiza Mana ihimbaza. bihusenga Uwiteka muri iyi minsi bikwemeze eh. ubundi babikurahe yego babikuraho bakubwira ko Imana yawe yakuretse babikuraho bakubwira ko Imana yawe itazagutabara babikuraho abavuga ko utinze ku musozi iri muri wowe ikikubwira ko ikikwemera nimba Imana iri muri wowe kikubwira ko ikikwemera Mana ishimwe. ubwoba bwihorere bagucinege bihorere bavuga ntuzatabarwa bihorere Hallelujah. bavuga ngo ntibizashoboka bihorere zamura kwizera Mana iguhe umugisha zamura kwizera nagiye kubona mbona marayika ari gukiza abarwayi benshi mbona marayika ari gukiza kanseri waba udukurikiranye urwaye kanseri waba udukurikiranye ufite ikibazo cyo kuva waba udukurikiranye ufite ikibazo cy'igifu uburwayi nagiye kubona marayika ari gukiza Imana irambwira ngo iri gukora operasiyo mu bwoko bwayo waba ufite umugongo wanze gukira nabonye marayika akora operasiyo mu bwoko bwayo wowe aho uri icyo usabwa izere nabonye marayika atanga urubyaro nabonye abantu benshi bahetse Imana iraje hanagura amarira ntabwo ari uzahura ku musozi w'ibibazo ntabwo ari uzahora ugeragezwa buri munsi ntabwo ari uzahora ukora perime byanga kandi abapagani babifite hari ikintu urongeye ndi kubwira Uwiteka muri iyi minsi hari ikintu ndi kubwira Imana nkayibwira ati ariko wa Mana we nimba nta perime ukorera nimba nta modoka utwara ikigutunze ko ari amashimwe iyo perime yimereze nanjye nguhereze ishimwe byibuhe nimba udatwara Range Rover nimba udatwara vewiti iyo vewiti wayima nanjye nkaguhereza ishimwe nimba uwite na visa ukenera ngo ujye muri Amerika uri kunyimira iki visa yime nanjye nguhereze ishimwe haleluya nimba Uwiteka bese kankubwire nimba Imana itarya ibishimbo na kawunga n'umuceri iri bikubikwimira iki nibiguhe nawe uyihereze ishimwe kuko twasanze iry'amashimwe iry'amashimwe nta kintu kiyitunze nimba itajya mu murenge nimba itambara agatimba reka nkubwire iri kwangira iki kujyayo reka ujye mu murenge nawe usezerane noneho nawe uyihereze amashimwe haleluya yo haleluya zamura kwizera hari ukuntu tujya twisaza ku Mana yego tukayisazaho nkayibwira ngo ntabwo urya akawunga yego kandi ntabwo wishyura nyir'ibyondo uri kunyimira icyo amafaranga yo kwishyura nyir'ibyondo kandi nimba utishyura nyir'ibyondo wayamaye njye nkamwishyura nkaguhishimwe nanjye nkagukorera haleluya haleluya turambiwe gukorera Imana dusuzuguritse yego
turambiwe gukorera Imana turi hasi. Nimba Imana idatwara moto kandi moto ukaba uyikeneye yayiguha nawe ukayihereza ishimwe. Yego. Senga uzamura kwizera, zamura kwizera gusa, zamura kwizera. Haleluya. Imana ngo uyu munsi ndahindukiye, mvuye mu busambanyi, mvuye mu bapfumu, ndongeye ndakwizeye. Ariko hari akantu nasobanukiwe, nsanga kudakorera perimi, nsanga kudatwara imodoka. Icyo kintu nagisobanukiwe, nimba nagisobanukiwe yime, noneho nanjye nguhera ishimwe kuko nibyo bigutunze. Aho rizamura. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana itugirire neza. Icyo ngusabye, irinde kuganira na shitani. Yego. Emireka nkubwire, ndikumva merutse kuganira na Satani. Kuganira muraganira? Satani yaranganirije. Oya. Gute? Satani yaranganirije Emi. Gute? Satani amaze kunganiriza, nganiriza byinshi. Aramfata nsubiza mu gihe cya kera. Arambwa ngo subona naho ugeze, ugiye gusubira hasi. Reka da. Nanjye mutega amatwi. Satani arongera aranganiza, arambwa ati subona ibikubayeho. Ibyambayeho mwarabibonye ahangaha kuri Ndabirambe TV ku bantu badukurikiye. Maze iminsi mfushije umwana. Wabuze umwana. Satani araza aransanga aranganiriza ngo subona kuri amwana apfuye, nabo tabaza uzabona. Maze kuganira nawe ndamubwira ati Satani we nahangaha ngeze, ntabwo nari nzi ko nzahagera. Nahangaha ngeze, na ruhare wabigizemo. Nahangaha nicaye, na ruhare wabigizemo. Njya kumubyara, na ruhare wabigizemo. Uncinege gute wowe umbwa ngo sinzabyarura? Yego. Hande urinde. Ubundi mubona ni waruhari. Aranganiriza mutega amatwi. Akancinege. Satani arukunaza gucinege uri mu nzu y'ibihumbi 10. Niyo nzu y'ibihumbi 10 urimo ntabwo wari uzi kuzayigeramo. Kandi nta n'uruhare shitani yabigizemo kugira uyibemo. Bwira shitani nahangaha nageze, nta ruhare wabigizemo. Izina rya Yesu. Hari igihe shitani, hari abagenti ba shitani akoresha akabanyuramo bakaza bo bashinzwe gucinege gusa. Neza barahari benshi cyane. Umwagenti wa shitani akaza ubwo atari kureka nkubwire ibyo gusenga ubundi wabivamo. Ubundi gihe wasengeye. Gihe wasengeye ubundi wabonye iki? Amagana abagenti ba shitani ku buzima bwawe. Babwiye ngo noneho uyu munsi bicomokoyeho. Bagenti ba shitani bakujyana mu kabari. Bagenti ba shitani bakujyana muri buwate. Bagenti ba shitani bakujyana mu bapfumu. Babwire ngo noneho uyu munsi mbicomokoyeho fire, bicomokoyeho daimoni. Kadusome ijambo ry'Imana. Ni karibu no gusenga. Mana data wa twese wera wa Isirayeli. Haleluya. Witwa ndiho kandi uzahoraho bere mwiza bagutegereje. Ya masaha turacyari imbere bwiza bwawe, turacyakurindiye, turindiye kugira neza kwawe. Buri mwe wese udukurikiraniye muhumugisha. Buri mwe wese udukurikiranye ufite kwizera muhumugisha. Buri mwe wese ahari hose tumusabiye umugisha. Imbaraga zawe gukora kwawe bikomeze bibane natwe muri umwanya w'ijambo. Amen. Amina. Kadusome ijambo ry'Imana turasanga muri Nahumu. Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere. Kadusome mu izina rya Yesu. Yego. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Ndatashe. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ndafashijwe. Ako hari umuntu wenda udukurikiye wenda utumvaga ikinyarwanda neza, barongera ubisubiremo n'utazi ikinyarwanda nabyumva. Kadusubiremo kakantu kumva. Yego. Zamura kwizera gusa ngusomere. Haleluya. Dore mu mpinga z'imisozi. Yego. Amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Ndacyategereje ikisi bw'umuntu dukurikiye. Haleluya. Amina. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Yego. Munyabibi yatsembweho pe. Ariko ngo higura ibirori byawe byera, komeza ibirori byawe byera. Nimba wari uri gukiranuka komerezaho. Nimba wari gufasha abarwayi komerezaho. Nimba wari gutanga icyacumi komerezaho. Nimba wari kuririmba komerezaho. Witambika ibirenge ngo ujye mu zindi nzira. Umunyabibi yatsembweho pe. Reka mbabwira aka kantu. Mavuta y'Imana. Katuvuga kuri aka kantu. Amen. Mama wawe arakubwira ngo nzaguha umurima, ngo nzaguhinga, ngumva ngo ndakurahiye ngo nzabikora pe. Ariko nazabikore. Yego.
arakubwira ngo mwana wanjye ndakubabariye wumva ngo ndakubabariye pe ariko nazabikore ariko Yesu we arakubwiye ngo umunyabibi yatsembweho pe nazongera kunyura iwawe ukundi mani duhereze umugisha ndabakunda kandi cyane cyane buri mwe wese ushaka ko twasengana ariko buri mwe nundi wese waruri mu nzira mbi ashaka guhinduka noneho nawe ahuri wapfukama tugasengana Imana wava ngo nanjye nari mbitambitse nanjye nari guca umugore wanjye inyuma nanjye nari ndi mu businzi nanjye nari ndi mu busambanyi ariko nyeneye guhinduka wapfukama ahuri tugasengana Imana. Yego, mbere yuko dusengana Imana mise nihuta cyane abari ugiye kuducika ugahita senga. Yes, ari umuntu udukurikiye birashoboka kuri mu Rwanda cyangwa uranze y'u Rwanda. Uyu ni Adelphine, uyu ni Pasiteri, uyu ni Mushumba. Amazina yose arayemerewe kuko yahawe ububasha bwo kuba yasukwa amavuta. Uyu munsi twicaranye no mupasiteri turi kumwe nawe n'umushumba ukomeye cyane. Namaze kumenya neza yuko ufite ikibazo cyangwa ikigeragezo cyangwa se ikigwangikishije umushumba akakuramburira biganza ukizera Imana ikora igitangaza. Waba urwaye sida, waba urwaye kanseri, waba ufite umugabo wakunaniye, waba urwaje umwana, waba uri hanze y'u Rwanda uri mu bizamini hari ibyangombwa uri gushaka, waba uri mu Rwanda ushaka perime, waba udukurikiye uyu munsi umugore wawe yarakunaniye, waba udukurikiye warabaswe n'imbaraga zo kwikinisha, ndavuga ko waba udukurikiye ufite imodoka iri mu bibazo cyangwa iri mu madeni, n'abandi badukurikiye abamotari n'abandi benshi ingeri zose turabakunda, abasirikare n'abandi benshi mudukurikiye mudukunda. Amasengesho dusenga, isengesho tugiye gusenga rikugereho. Niba wizeye, hari abavuze ko nabavuze ariko mwese tuba tujye kubasengera muri rusange abanyarwanda hose aho muherereye, abari hanze y'u Rwanda mwese upfa kuba wizeye Imana gusa. Birashoboka ko dukurikiye ukora mu rugo rw'abandi n'abantu bakora mu rugo rw'abandi bagiye badukurikira benshi nabo reka mwumve ko tugiye kubasengera Imana. Hari wabura umukobwa Imana igakora igitangaza ikaguhereza umugisha ukahava nawe ukajya gukoresha abandi. Delphine nawe buriya ni nkaho uri kunkoresha mwa warakize nanjye ariko nzagukoresha umunsi umwe ariko tuzajya gusenga urumva nshaka ukuntu nsiga nka kandebera nka Bibiliya nk'iriya gorogoro twagiye nko gusenga ahantu mu cyumba mitema ni Delphine nzanira Bibiliya zatuma protocole wanjye bikwe ko ndi umushumba ewe nanjye rero kwa ko twe tumenyeranye n'ubundi uri umuhanuzi utari wawe umushumba ndacyagira ngo ni ewe ni hatari. Yes, anyuma wifuza gusengana n'umuvuga butumwa umuhanuzi w'Imana Adelphine, birashoboka ko ari udukurikiye utabashije kugusoza ikiganiro neza ngafata nimero, ariko iyo ugiye hasi hari ukuntu ureba nimero muri comment ukayisangamo. Reka tanga nimero ya telefone kwifuza gusengana nawe wizeye. Mbere yuko atanga nimero reka tumusaba ikintu. Hari amasaha abantu baguhamagaraho bataguhamagaye buri kanya ngo bakubure bace imanza, bikaba ngombwa ko hari isaha byibuze watangira kwakira abantu kugira ngo abadukurikiye bazatangiye kuguhamagarira muri iyo saha bifuza gusengana nawe. Yego, nibyo hari abantu bahamagara mu gitondo saa sita z'ijoro saa 9 Mana akaguhamagara ayo masaha yose wakunga kumwita bakagira ngo nurundi rwango cyangwa ngo urirate. Hari isaha ngewe nkunda gushira nkunda gufashiriza abantu. Yego, kuva saa 12 z'umugoroba wamamagara tugasenga. Yego, kuva saa 12 n'umugoroba kugeza saa 2. ariko kiraho nka gutya mwagiye nko gusengera nko muri Kenya cyangwa wagiye nko mu Buganda wagiye n'ahandi henshi hata nk'ejo ndi nababonye ahantu ku mupaka ntavuze. Yego, ubwo byabaye ngombwa ko mujya nk'iyo rugura akaguhamagara akakubura yakwandikira kuri WhatsApp. Yego, yanyandikira kuri WhatsApp. Okay, cyakemutse rero. Yego, 078 iri kuri WhatsApp reka ariyo mbaha. Yego, 079 yego 31 24 285 turayisubiramo 31 24 285. Ni cyo kintu wasaba abantu badukurikiye cyangwa wabwira abantu badukurikiye cyangwa washishikariza abantu badukurikiye turi kugana ku musozo? Cyo nabashishikariza no gukiranuka no gukora neza gusa, kuko ni wakora neza uzemerwa. Kiranuka aho uri hose ukiranuke, nzi neza ko Imana ibyo yasezeranye natwe izabikora. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dusengere aba bantu navuze badukurikiye. Ni karibu Pastor Mushumba wacu. Bana mu izina rya Yesu. Haleluya. Urera urakiranuka. Aya masaha